iri ni itangazo ryihutirwa rireba abanyeshuri igihe bazasubirira ku ishuri ndetse n'amanota azafatirwaho mu wa gatatu segonderi ndetse no mu wa gatandatu pirimeri. Mu wa gatandatu segonderi ho cyarakemutse, bazi ko ari amanota 50 rwose utayabonye ubwo asubira gusibira muri section yigagamo. Ariko mu wa gatatu abanyeshuri benshi bafite urujijo bavuga ati ese bazafatira ku manota 50? Iki kibazo cyamaze gusubizwa ndetse abenshi banafite ikibazo cy'uko bashobora kuba bataramenya neza kuko uzajya muri boarding amanota bazabafatiye ndetse no muri primaire mu wa gatandatu nabwo n'ubwo rujijo rukiriho. Benshi bakoze ikizami bazi ko bazajya bimukira ku manota 50 mu kadomo, ariko nyamara agasoko nk'uko bimeze, aho ibyo ngibyo biri n'umunyeshuri gusa ugiye guhabwa diplome ndetse uwo nguwo uzajya yemererwa kujya muri kaminuza akaba ari uzajya uba yabonye amanota 80 mu kadomo mu masomo yose yakoze bateranyije. None rero tugarutse tugiye kubasomera itangazo ndetse ryanditse ku bufatanye na REB ku myanzuro bafashe by'umwihariko ijyanye by'umwihariko n'uburezi hano mu Rwanda, uburyo amashuri agiye kuyavugurura ndetse n'uburyo amanota azasohoka ajyanye by'umwihariko no mu wa gatatu ndetse no mu wa gatandatu. Ikintu cya mbere navuga ni gukora subscribe kugira tubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, naho ubundi wowe wayikanze uri mu w'agaciro cyane. Tugiye kugaruka by'umwihariko ku manota abanyeshuri nyine mu wa gatatu bazimukiraho n'abo mu wa gatandatu pirimeri. Umunyeshuri wo mu wa gatatu urabizi neza ko azi ko bazimukira ku manota 50, ariko siko bimeze. By'umwihariko ko bazajya kwiga muri boarding mu kuzahera ku manota 50 kugeza ku manota kuzamura hejuru, wabona amanota 50 ndakabona 90, mwese mutegure kuba uzabona amanota 50 zitegure ko ikigo bazabona hari boarding, kandi igihe ntabwo bazongera gutanga boarding bagendeye ngo watoye ibigo, oya, ahubwo bazajya bakurikiza amasomo watsinze bahita bamenya ngo washobora amasomo aya n'aya, cyangwa se baguhereza isomo bitewe n'uko baba babona ko iryo somo rishobora kugirira abanyeshuri benshi akamaro hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko bashaka ko abanyeshuri benshi bagomba kuva mu bukene bakiga imyuga, kuko akazi ka leta ko ntabwo bagategereza. N'abarimo kino gihe ntabwo bazavamo aho umaze gusaza, niyo mpamvu leta ivuga ko abize boarding benshi bagiye kuzajya biga imyuga kugira ngo ushobora gushinga resitora iwanyu, abiga ibijyanye n'ububaji, ubudozi, ubugeni. By'umwihariko natwe dukora mu wa gatatu bari baduhaye ibintu by'imyuga cyane, ariko nyine ntabwo twabasha kujya kubyiga kubera kubura ubushobozi biba bihenze cyane. Ariko ayo niyo manota bakunze bazafatiraho by'umwihariko kujya muri boarding school. Noneho kuziga externa no guhera ku manota 49 kumanura kugeza ku manota 20. Bamwe bari bazi ngo amanota 20 mu wa gatatu ntabwo akiri gukora, ntaho yagiye, niyo manota bazajya bimuriraho. Ikindi kandi nayo manota bazajya bakoresha mu by'umwihariko mu kwimura abanyeshuri bava mu wa gatatu bajya mu wa kane, by'umwihariko bazajya baba